Bijo. Weekend se twazasohokeye Nyandungu. Umva nawe ibitekerezo yawe bifite. Ubundi n'ibyawe ntabwo kugenda pe. Twashize ukwezi tutagomba wowe numbaze gahunda usigaye ufite pe. Byaho kuba umugore biroroshye. Wowe regura cyari umukobwa. Uzaba ubireba icyo nkurusha. Ndategereje. Ariko iki cyumweru byo ndumva nshaka gusohoka nkaruhura mu mutwe. Twapanga tukajyayo. Ntabwo ari kure na hafi twagenda hakiri kare ukabona amasaha utahira. Utaha byo muri weekend ntari ubundi mba nemerewe kuko umugabo wanjye nawe agiye kureba imipira. Ataha atinze no naza nka saa 3 nta kibazo. Ndumva ari kugendera ku kiziriro. Shani hatari none mvuko ni muranseka we si uri kugana naseka. Umwana ni uri gusangira ngo hari icyo kugusiga. Bero twegereza twigumiye aha pe none twabigenze pe. Ahubwo ngo natufata akavuga. Simba narutse gupostinga wansigaye mbona postinga hahiye hasi na postinga reka fata ka video tira none ibintu mu mutwe ameze nk'agasazi. Umugore si ikintu. Basigaye Oh, si. Si tá, mas o tema. Mas é bom. Então se tá quando abyibushye we. Mbara byose nyashi da nyashi. Reza nyashi. Mas é bom. Bijo. Yongo ni murumuna wanjye rero yitwa Kentar. Uza turasa. Jewe ndisa. Ndashaka nanjye sinsanga. Kentar yongo bamwita Bijo ni mushiti wanjye cyane. Wa best wawe umbwira. Wongo. Okay, nice to meet you. Usa naniwe. Cyangwa ndananiwe. Ngajya kuruka ndabizi wacu ni kure wananiwe. Kanigendere. Subibuka sugurirwa umbwiriza. Najya kugenda urambwira nseze. Araguca gusezera nta kibazo. Cyane mu wawe? Ngo. Kazirona tudasase. Kari hano. Kubera ko afite nyine agiye kwiga university. Urumva ku mucyaro none umukobwa nkuriya bimwe kwiga mu cyaro koko wapi. Nambyaze yiga university ari kubi wanje. Abanga ugira ubwenge. Kutisogo kumva nibaye gutyo. Murumuna wawe iwawe cyane. Bitwaye asenye n'uraye. Ugiye kuzana za mvugo zawe gore umwizeye ute? Umwizeye to kwa umunara w'umuntu umugabo. Guma hamwe. Ndabambwira. Wowe ubu shange mba numva nyine bitabaho pe. Tegereza uzambwira. Umwana twakuranye atakiri umwana muto uriya uzabura ngamba ibyo bitambara mu mutwe wakuntu usigaye bisa ubwenge umwana muri ibyo kwiga kaminuza bwo kwiga maze gutwara umugabo uko wagiye ubwenge wowe. Bijo ndabizi ubwo niko gwangika kwawe relax tuza ntabwo Kentar yabikora ahubwo tugende ndategereje gufata ikintu ubanze urya udataha utariye dore umukozi yanjye nanjye ndi hano ugihamira ku gihe tugende banze urye tugende ugira ariko ibyo gwangikira Kentar byo ntugire ikibazo shari nta kibazo. hano banatetse ubugari bukunda kubi shari wowe n'aka kabeho. Sister, biteze. Ndabona akazi kakwishe. Ushaka mbere n'abasore bikumva nanjye bisa. Rero ngiye mu kazi zamara icyumweru. Uzasigare bitakuruka. Icyumweru cyose we usakaza ese nyine. Akagushaka amafaranga. Uzasigare bitakuruka. Ibintu byo kuzera ugatanga amashuri simbishaka. Oya nzabigana ate bye. Turavugana.
sha nawe ubundi byaranejeje pe. Thank you. Ntugira ikibazo. Sisi ko waje ntuvuge. Ndi kubona n'ibyo cyangwa ndimo ndaruka. Kugira ikibazo cuza nta kibazo. Iki Mbese Kentar uri kumwe n'umugabo wanjye uri gusoma. kutari wambwiye ko yaje. Kuva ryari ngenda ukansigarira ku rugo. hanyuma se sheri ni iki dukoze nyine kidasanzwe kumva muri murambukana we ni iki ukoze kidasanzwe cyane uri gusoma muri mwana gisanzwe. Come on baby. Ugiye kudutunga turi